kuko uricuza ikintu cya mbere hano buzamo hano no kwicuza icyaha wakoze. Turicuza ariko kandi nanone kuko twagonganye n'amategeko ni ibintu tugomba kubahiriza nyine ukaza kwitekerezaho ukariguretinga mu cyongereza niko babyita kugira ngo ejo n'ejo bundi kandi ikindi bigatanga n'isomo no ku bandi bashobora kuba bitwara nk'uko twitwaraga hanze. Ubu rero gahunda mfite cyane nk'umuntu w'umugabo ni ukugaragaza ishusho completely itandukanye n'iyo nari imeze nuko nari imeze mbere. Abantu bari bamfiteho bumve ko ngarutse ndi mushyashya kandi ngiye kubabera urugero, ahubwo nabo ndabasaba ko bangirira icyizere uhereye ku mukoresha wanjye, uhereye ku baturanyi, uhereye ku muryango wanjye n'abana banjye. Aho bagiye icyo basabwa ni ukwitwara neza, ariko tunasaba n'aho bagiye nabo kugira ngo babashe kubakira, be kubafata nka babandi ba kera, kuko hari abantu bakubona uje batedere wa mujura, batedere wa mwicanyi. Ntabwo ari byo. Hano ni mu igororero, umuntu aba yarahindutse ngo iby'agateganya kongera akagaruka, ariko kugeza uyu munsi icyo twifuza nuko ntawagaruka. Cyari icyaha cya sheki itazigamiye, barangatiye imyaka 2. Ni amahirwe cyane kuri twe niba yaba ari umunsi umwe. Ndashaka kubabwira ko mvugiye na bagenzi banjye cyangwa se abasigayemo aba ari amahirwe cyane, ariko ko nkanjye ubwanjye ni umuntu w'umubyeyi ufite urugo, ufite abana nasize inyuma n'umugore, uhora wifuza kuko uricuza ikintu cya mbere hano buzamo hano no kwicuza icyaha wakoze. Turicuza ariko kandi nanone kuko twagonganye n'amategeko ni ibintu tugomba kubahiriza nyine ukaza kwitekerezaho ukariguretinga mu cyongereza niko babyita kugira ngo ejo n'ejo bundi kandi ikindi bigatanga n'isomo no ku bandi bashobora kuba bitwara nk'uko twitwaraga hanze. Ubu rero gahunda mfite cyane nk'umuntu w'umugabo ni ukugaragaza ishusho completely itandukanye n'iyo nari imeze nuko nari imeze mbere. Abantu bari bamfiteho bumve ko ngarutse ndi mushyashya kandi ngiye kubabera urugero, ahubwo nabo ndabasaba ko bangirira icyizere uhereye ku mukoresha wanjye, uhereye ku baturanyi, uhereye ku muryango wanjye n'abana banjye. Mu by'ukuri mbere na mbere ikigenderwaho ni ukureba niba ingaruka amasomo yo kugorora niba ziba zarabagezeho. Hano umuntu ujya kuri uru rutonde rwo gusabirwa gufungurwa by'agateganyo ni uwagaragaje ko mbere na mbere abishaka akandika bisaba. Cya kabiri ni ukuba bikwiye mu rwego rw'amategeko no kuba bikwiye ku rwego rw'imyitwarire. Imyitwarire rero ku rwego rwa mbere tureba niba yarabashije kubahiriza amategeko yo kwigororero, niba yaritwaye neza, niba yarubashye amategeko. Icyo gihe iyo bigaragaye ko afite imico n'imyifatire myiza mu gihano cye ashyirwa kuri urwo rutonde. Nanone hakongera hakarebwa niba yujuje ibyo amategeko asaba, cyane cyane hari n'ibyaha bitarimo ahangaha nk'abakoze icyaha cya jenoside ntabwo baba barimo, n'abandi baba barakoze ibyaha nk'ibyo kunyereza umutungo wa leta. Ni ukuvuga ngo harebwa uburemere bw'icyaha, hakarebwa imyitwarire ye, hakarebwa no kuba ashobora kuba adashobora guhungabanya community cyangwa sosiyete aramutse atashye. Ngira ngo mwabonye Deputy Commissioner General DCG Rose Muhisoni ababwira, ariko yavugaga
kuri rusange mu bagororero yose 18 dufite kuko ubu iki gikorwa cyahabaye, yavuze ati turabasaba kugenda mukitwara neza aho mugiye muri community, turabasaba gukomeza kuba intangarugero kuko n'ubundi tujya kubashyira kuri urutonde nuko mwari mubanje kugaragaza ibyo kwitwara neza. Rero ni ukuvuga ngo aho bagiye icyo basabwa ni ukwitwara neza, ariko tunasaba naho bagiye nabo kugira ngo babashe kubakira, be kubafata nka babandi ba kera, kuko hari abantu bakubona uje batedere wa mujura, batedere wa mwicanyi. Ntabwo ari byo. Hano ni mu igororero umuntu aba yarahindutse, cyokora aramutse agaragayeho kwitwara nabi nanone ntibyababuza kumugaragaza mu buyobozi cyangwa se no ku nzego zishinzwe umutekano, kuko iki gihano hawe kurekurwa bivuze ngo iyo twitwaye neza urongera ukagarurwa mu igororero. Biri mu ngaruka zo kutitwara neza igihe ufunguye by'agateganyo. Ni igikorwa kiba gitegurwa buri mwaka, ariko ntabwo wenda nk'uko bamwe babitekereza, ntabwo ari uburenganzira, ahubwo barabisaba bakabihabwa. Iyo batabihawe rero ntabwo bavuga ngo ku mwaka ushize bitabaye cyangwa se ngo ukurikiyeho ni ngombwa bizaba. Birasabwa bakabihabwa, barasabwa noneho bakabihabwa. Iyo batabihawe rero ntabwo ari ukuvuga ngo twavuga ngo byarasibye cyangwa ntibyabaye. Ikindi kugeza uyu munsi ntabo dufite na mibare mfite igaragaza yuko umuntu yigeze guhabwa izi mbabazi akaba yakongera nako afungura iby'agateganyo akongera akagaruka, ariko kugeza uyu munsi icyo twifuza nuko ntawagaruka.